Ikaze mu kiganiro cya Polisi y'u Rwanda. Mu rwego rwo kunoza no guteza imbere serivisi yo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali, mu mihanda itandukanye hirya no hino mu bice by'umujyi, hashyizweho igisate cyihariye cya bisi zitwara abagenzi mu buryo rusange, hagamijwe ko abantu bakora ingendo bajya cyangwa bava mu kazi, ndetse n'abatega izi modoka mu masaha y'ingendo nyinshi, bazajya bazikora ziboroheye, bakihuta kandi badahenzwe. Muri iki kiganiro turavuga kuri iyi gahunda. Turebere hamwe ikigamije n'uburyo izashyirwa mu bikorwa. Turamenya kandi uko abaturage bazayungukiramo ndetse n'icyo abakoresha umuhanda basabwa kugira ngo igende neza. Mu gutangira ikiganiro cyacu, umujyanama mukuru mu bya tekinike muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo aratubwira intego nyamukuru z'iyi gahunda, impamvu zatumye hafatwa icyemezo cyo kuyishyiramo imbaraga, ndetse n'inyungu zitezwe ku bukungu bw'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Twese turabizi ko kugira ngo habeho iterambere nuko abantu bagomba kugenda, abantu baragenda n'ibintu bikagenda. Niyo mpamvu muri make habaho gutwara abantu n'ibintu. Buriya rero hatabayeho kugenda kw'ibintu n'abantu nta terambere ryabaho. Nanone kugenda kw'abantu rero biratandukanye. Iyo abantu bagenda bafite imbogamizi, batagenda uko bagomba kugenda, batagenda bihuse, nabyo bigira ingaruka, kuko buriya umuntu yaravuze ngo igihe ni amafaranga. Rero iyo umuntu atabashije kugenda neza, nabyo bigira ingaruka ku iterambere rye. Noneho rero nagaruka kuri ubu buryo bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, nk'uko tubizi ni uburyo butwarira abantu bose icyarimwe ahantu hamwe mu modoka rimwe. Usanga nk'ubisi dufite zishobora gutwara abantu 70. Nimba ari imodoka imwe ishobora gutwara abantu 70, mu gihe usanga imodoka twitwaramo cyangwa abandi bitwaramo hagenda harimo umuntu umwe, urumva tuvuge ko wenda bisaba ko hagenda imodoka 70. Ibyo rero gutwara abantu 70 hamwe kugira ngo buri muntu agende n'imodoka ye, bifite inyungu nyinshi. Inyungu imwe ni uko abantu bashobora kugenda ari benshi, bakagendera ahantu hamwe kandi bakihuta, kuko hashyizweho igice cy'umuhanda imodoka zitwarira abantu hamwe zigendamo zonyine. Wa mubyigano zagira uzatuma n'abantu benshi, harimo buri abantu batagendaga na bisi kubera ko imodoka zigenda zigafatwa, agahitamo gufata moto. No gufata moto nabyo ntabwo ari bibi, ariko moto muzi ko buriya moto irahenze, wa muntu amafaranga agomba gukoresha ibindi akayakoresha kuri moto. Tubizi twese bisihanganye n'imyuka igenda ihumanya ikirere. Rero iyo utwariye abantu hamwe aho kugira ngo bagende imodoka zabo, imyuka ikajyaga mu kirere iragabanuka. Nk'uko nabivugaga, nimba abantu 70 umwe yitwaye, imodoka 70 zose zivubura imyotsi ijya mu kirere, ntabwo uhanye n'uko haba ari bisi imwe itwarira abantu 70 icyarimwe. Ikindi ni umuvundo w'imodokari, cyangwa se abenshi tuzi nka jam cyangwa se congestion. Iyo abantu bose bitwaye mu modokari zabo, haza wa muvundo w'imodokari. Iyo umuvundo uje nk'igihugu, icyo gikora kiba gishaka kongera uburyo cyakongera imihanda. Muri make rero inyungu ni intego zihari, nuko abantu bagenda ari benshi bakagendera hamwe kandi bakagenda badatinze mu muhanda. Ikindi ni ukugabanya imyuka ihumanya ikirere ituruka ku niyo modokari, nubwo ari bisi nayo ifashwe mu muvundo w'imodokari, nayo bigira ingaruka, ivubura imyotsi myinshi. Ikindi buriya nibwo buryo buhendutse ku Banyarwanda. Ushobora kwibaza utese iyi gahunda yatangiriye hehe ku ikubitiro kandi zakomeza ite? Ni ubuhe buryo bwateganyijwe bwo gufasha abantu batwara ibinyabiziga byabo bwite cyangwa n'abandi bashobora kuzagerwaho n'izi mpinduka? Reka tuganire n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali, maze atumare amatsiko ndetse agenera ubutumwa abatuye kimwe n'abagenda umujyi wa Kigali. Ubu rero twatangiriye mu byerekezo 4 by'ingenzi, ariko uko bitangira kumenyerwa no kubona ibyiza byabyo, tuzagenda dukomeza twagurira n'ahandi. Aho twatangiriye ni ukuva hano mu mujyi hagati, namaze kubisobanura, kuva downtown ugaca munsi ya Chic na Mike ugakomeza ukagera mu masangano y'umuhanda. Iyo ugeze mu masangano y'umuhanda ya hano mu mujyi rero, uramanuka peyaje ugakomeza mu Kanogo, Rwandex, ukagenda ukagera Sonatibe, ugakomeza ukagera Remera. Wamara kugera Remera ukamanuka ku Cyamitsingi. Aho ngaho kugenda no kugaruka hombi hari igisate cya bisi. Noneho tukagera nanone mu masangano ya Sonatibe, ugahita ukomeza ujya Kicukiro centre, ugakomeza ukagera Nyanza ya Kicukiro.
tukagira nanone guturuka hano mu masangano yo mu mujyi roundabout ukamanuka ku Muhima kuri Yamaha ukagera Nyabugogo. Noneho tukagira n'ahandi ha kane ahasanzwe hanyura imodoka ziturutse Nyamirambo iyo zazaga zigeze hano mu mujyi hagati ahantu hitwa kuri Hotel Gloria zihita naho tuhafite ubu ngubu igisate cyahariwe bisi kuva kuri Hotel Gloria ukinjira mu isoko ku isoko rya Nyarugenge ugakomeza muri quartier commercial ukagera kuri City Plaza noneho ugahita umanuka ukagera muri downtown. Aho niho twatangiriye ubu ngubu niho hari igisate cya bisi. Izi mpinduka rero ni impinduka nziza ku bantu basanzwe bakoresha uburyo bwo gutwara abantu bwa rusange basanzwe bakoresha bisi, ariko ni impinduka zishobora kubangamira bamwe mu bantu basanzwe bakoresha imodoka zabo. Gusa tukababwira ngo kugira ngo zitabangamira nabo zibabere nziza hari ibyo twagerageje gukora. Ibyo twagerageje gukora rero bibunganira, icya mbere nuko nabo bashobora gusiga imodoka mu rugo bagatangira gukoresha bisi, nicyo turi kubashishikariza. Ariko icya kabiri nuko ushobora kuvuga uti ntago ahantu ntuye bisi hagera, n'ubundi nkeneye kuzajya mbanza nibura nkakora urwo rugendo ruto nkagera aho bisi zigarukira kugira ngo mbone gukomeza gufata bisi. Birashoboka rero ko ushobora kuzana imodoka yawe ugaparika ahantu mu nkengero za Kigali, noneho warangiza ugafata bisi ugakomeza ukajya mu zindi circulation zo mu mujyi hagati. Iki gisate cya bisi kazajya ikiharira guhera saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'amanywa, ndetse no kongera guhera saa 11 za nimugoroba kugeza saa 3 z'ijoro. Ariko se ubundi abatega izi modoka bo iyi gahunda bayakiriye bate? Ni iki bayitezeho? Abatwara ibinyabiziga byabo bwite se bo biteguye kuyubahiriza? Bamwe mu bo twaganiriye badutangarije ko ari gahunda nziza izoroshya kandi ikihutisha ingendo kuri benshi, kandi ko yaje yari ikenewe. Ibi ni ibintu byiza cyane kandi binejeje. Ubundi kimenyerewe nuko izi modoka mu myumvire tuba dufite ko zifasha abantu badafite ibinyabiziga byabo bwite, kandi abo bantu usanga n'akazi bakora kenshi aba ari akazi akenshi kaba gaciriritse. Ni ukuvuga ngo ni abantu bafite abakoresha cyangwa se bafite aho bajya gukora bya nyakabyizi munsi ku munsi. Kuba rero ari bo bakenera izi modoka cyane, kandi aho bagera bakaba bafite abakoresha ugasanga bageraho bakererewe, cyangwa se niba ari akazi kiyikorera ku giti cye akagezaho saa 4 saa 5, birabangamye cyane n'abantu b'ubushobozi bukeya. Kuba rero mwabatekerejeho mukagenda ngo iki gisate cy'umuhanda gikoreshwe n'imodoka zitwara abantu mu buryo buri rusange, birafasha cyane ba bantu gushyika ku kazi kabo ku gihe, kandi bibarinde no kuba bagirana bashwana n'ababakoresha. Twebwe dutwara ibinyabiziga byacu bwite, ntago navuga ko iyi gahunda dutunguye cyane ko tumaze iminsi tubyumvaho, kandi impamvu dutwara ibinyabiziga byacu tukabijyana ku kazi, intego yacu cyangwa se yabyo aba ari ukugira ngo tugere ku kazi hakiri kare. Niba haje rero gahunda yo kuvuga ngo hari ibisate bya bisi, ndumva pe natwe biradushimishije. Imodoka zacu birakwiye ko twajya tuzisiga tukazitwara mu gihe biri ngombwa, ariko mu gihe ari gahunda y'akazi tugomba kwitabira bisi tukazishishikariza, ndetse n'abavandimwe bacu cyangwa se n'abagenzi bacu, nta kibazo pe. Gutwara abagenzi mu buryo rusange byari bisanzweho. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu kigo gishinzwe gutanga no kunoza iyi serivisi Ecofleet Solutions aratubwira impinduka zirimo. Ubushobozi bafite bwo guha serivisi abatega izi modoka barushaho kwiyongera, ndetse n'uburyo bazarushaho kubwongera kugira ngo harengerwe igihe n'ikiguzi cya serivisi z'ingendo ku baturage. Yego, navuga ko ubushobozi buhari, burya n'ikintu rimwe na rimwe kijya yenda gituma abantu bamwe bashobora kubura bisi, ntabwo cyane biterwa n'imibare ya bisi, ariko akenshi usanga biterwa na cya kibazo cyari gihari. Ushobora gufata bisi 100 ukazishyira mu muhanda, zose zigahera muri ambutiyaje, ariko iyo ufite uburyo bwiza bisi igenda idahagaze nta nkomyi, bituma za bisi zijyaho zigiye zikanagaruka mu buryo bwihuse, noneho bigatuma abantu bashobora kuzibona. So navuga ko bisi dufite uyu munsi wa none ntago ari bisi nkeya, ariko hari n'izindi ngamba zihari zuko vuba ahangaha tuzabona na bisi zindi nyinshi nziza zikoresha amashanyarazi. Ntekereza yuko inyungu zihari, kandi rwose n'abantu bakoresha bisi muri rusange
zimwe muri izo nyungu bamaze kuzisogongeraho. Dufite uko twatangiye tutari twabona yenda n'ubu buryo bwiza bwo kubona imihanda yihariye ya bisi, ariko byibuze igihe gito tumaze amezi n'amezi 5 hari impinduka imaze kugaragara. So icyo twakwizeza abaturage nuko hamwe no kubona iyi mihanda yihariye ya bisi bizarushaho kuba byiza, ibyo dukora byose nibo tubikorera, kandi duhora dutekereza dushakisha buryo ki byibuze umuntu ukoresha bisi cyangwa se uburyo bwa rusange nawe yabona serivisi nziza. Mu gusoza iki kiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aratubwira uko polisi yiteguye gufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda, agasaba abakoresha umuhanda kuyubahiriza, ariko kandi abizeza ko abapolisi bazaba bahari kugira ngo babafashe. Mu rwego rwo kubahiriza imikoreshereze y'inzira zagenewe bisi mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba igihe abantu bajya no kuva ku kazi, hari icyo dusaba abaturage. Ari abaturage bazaba bagenda muri izi bisi, abashoferi bagenda muri izi bisi, bumve ko bagomba gukoresha n'amahirwe kugira ngo bihutishe abagenzi bagire bajya ku gihe. Bizatuma abantu benshi batangira kuzizera no kumva ko ari bwo buryo buhendutse kandi bubageza aho bajya bitabatesheje umwanya. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ne abandi bakoresha ibinyabiziga bagomba kubyubahiriza kugira ngo iyi gahunda ibashe gufasha benshi. Abakoresha bisi ni benshi, abakoresha ibinyabiziga byabo ni bake, ariko bafite n'andi mahitamo bakoresha ibindi binyabiziga. Hari inzira nyinshi zakoreshwa kugira ngo ntibabangame cyangwa ntibateze umuvundo cyangwa ntihazabe n'umuvundo mwinshi, ariko andi mu mahitamo ku baturage cyangwa abantu bakoresha ibindi binyabiziga atari iby'abatwara abantu mu buryo bwa rusange, nuko bashobora no guhitamo abana zisiga kugira ngo bafate bisi zibageze ku kazi, bazajya bazikoresha igihe bibaye ngombwa. Icyo tubizeza nuko polisi izaba ihari kugira ngo ibereke inzira uko zikoreshwa. Ntabwo bijya bitinda, ikiza abanyarwanda bumva vuba, bituzafata igihe gitoya tubigishe, bituyobora uko bigenda, hanyuma icyo tubasaba ni ukubyumvira no kudutega amatwi, byaba ari mu biganiro dutanga mu binyamakuru, ku mbuga nkoranyambaga, ndetse no ku zindi communications tuzajya dukora guhera uno munsi, ndetse n'uburyo tukazakomeza kuganiriza abanyarwanda binyuze mu buryo butandukanye. Ariko bazakomeza no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ufite ikibazo usobanuza, tuzamusobanurira. Polisi y'u Rwanda ibashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro. Irabibutsa kandi ko umutekano wo mu muhanda ari inshingano za buri wese. Turindane tugereyo amahoro naho ubutaha.